What's up everybody, what's up Kigali, what's up Rwanda, nizere yuko mumeze neza. Ni wa muhungu wanyu Party Breeze nagarutse kubagezaho ibiganiro bya showbiz nyarwanda, showbiz mu Rwanda ndetse n'imahanga. Nkomeza kukwibutsa gukora subscribe ku Numa Media TV, nicyo muzajya mukurikiraniraho ibiganiro bya sport bigiye bitandukanye ndetse na entertainment muri rusange hano iwacu mu Rwanda ndetse n'imahanga. Wo icyo ngusaba no gukanda subscribe, like, share ndetse na comment, ukaduha ibitekerezo byawe maze tukumva imva mutima zawe waba hari n'icyo wifuza yuko tuzavugaho mu kiganiro cy'ubutaha, maze ukacyandika muri comment maze tukaza tukagisoma neza cyane, ubundi tukaza tukubwira uko byifashe. Icyo ngusaba ni ukoreho urushinge ku Numa Media TV, uraza kwishima, uraza kuryoherwa ndabizi. Rero nagutinda uyu munsi mbazani amakuru meza cyane, ndabizi yuko muri we yakunde kandi arakunditse. Ndaza ko mbabwira imyiteguro y'igitaramo cya rap. Ni igitaramo cy'abaraperi kizaba cyo ku itariki 26 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Ndaza kandi ko mbabwira ku nkuru zirimo ziravugwa ku munyabigwi mu gutunganya imiziki ndetse no kuririmba, uwo nta wundi bamwita Mugisha Fred Robinson, mwamumenye nka Element L. Afite ibitaramo byinshi biri kuzenguruka ibihugu by'i Burayi. Ndaza kuba mbabwira ese ubundi Element byifashe bite, muraza kuba mumenya wagwane. Yes, kandi azana kuba mbabwira imyiteguro y'igitaramo bita The New Year Groove. Ni igitaramo cy'aba legend babiri twemera hano iwacu mu Rwanda ndetse n'imahanga barabemera. Abo nta bandi ni Itahiwacu, Bruce Melody ndetse na The Ben. Igitaramo kizaba kiba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, birumvikana yuko azaba ari kuri Bonane. We ntukoreho urushinge, ndaje dukomeza. Ndaza kuba mbabwira kandi umunyabigwi mu muziki ya Afrika wo nta wundi bamwita Kizz Daniel guturuka mu gihugu cya Nigeria. Yabahaye hit nyinshi harimo nka za Buga ndetse na za Kouti n'izindi mwaramukunze cyane. Ndaza kuba mbabwira imva mutima ziwe n'uburyo asoje umwaka anezerewe cyane. Icyo ngusaba no gukanda subscribe ku Numa Media TV kugira ngo tujye dukomeza tubane gatano kuri gatano. Yes, nagutinda rero reka twikomereze n'ikiganiro cyacu. Ku munsi w'ejo abaraperi batandukanye bazitabira igitaramo icyumba cya rap kizaba kiba ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Basuye ingoro y'urugamba rwo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi 1994, ndetse iyo ngoro ikaba inagaragaza amateka y'ukuntu kubohora igihugu byagenze. Ibingibi byabaye aba baraperi bagamije gusobanukirwa neza amateka ndetse n'inzira yo kubohora u Rwanda rwacu uburyo byagenze. Yari umuhango wari ukomeye cyane witabiriwe n'aba barapa benshi cyane, bigaragara yuko bahishimiye cyane. Nyuma yaho rero bamwe mu barapa bagaragaje imva mutima bakuye aha hantu. Ntabwo twakirengagiza amagambo meza umuraperi Kemozera yabaye yatangaje yuko uru rugendo rwamubereye urw'ingirakamaro, ndetse anavuga yuko yabashije kuba yasobanukirwa bihambaye hamenye amateka agiye akomeye cyane atarazi ku mateka y'u Rwanda. Yakomeje kandi anashishikariza abajene ndetse n'urubyiruko gukunda igihugu, kujya basura ahantu nyaburanga kugira ngo babashe gusobanukirwa amateka ndetse n'imva n'imvano y'aho u Rwanda rwacu rwaturutse, tukaba dufite ibyiza dufite uyu munsi. Ibyo rero byatangajwe n'umuraperi nta wundi ni Kemozera Bulldog, twakunze kandi tunamumenya mu ndirimbo nyinshi harimo Ijisho ry'Uruvu, Impenkone ndetse n'ibindi. Yes, nakuri fana rero umuraperi nawe Pfla nawe yabaye atangaza yuko yishimiye cyane uru ruzinduko yagiriye ahangaha ubwo bari bagiye gusura iyi ngoro y'amateka y'u Rwanda. Yakomeje kandi ashishikariza abajene gukunda igihugu, kukitangira, kukirwanira kuko arizo mbaraga z'igihugu. Yakomeje avuga ati urubyiruko murabe maso, mukunde igihugu cyanyu kuko ari cyo gihugu cyacu, twiyubake kandi tuzakomeza twubaka. Nyuma yo gutangaza ibingibi rero bakomeje kuvuga yuko biteguye cyane, bameze neza, biteguye kuzatanga ibyishimo bitari bimenyerewe ku munsi wo ku itariki 26 z'ukwa 12 ubwo bazabakorera igitaramo cyabo icyumba cya rap hariya mu nyubako ya Zaria Court. Niba utaragura tike ntucikanwe rero,
batayare. Aba bahungu bazaduha ibyishimo bigiye bitandukanye. Nkomeza kukubwira yuko iki gitaramo kizitabirwa n'abarapa twakunze benshi cyane hano iwacu mu Rwanda, harimo itsinda rya Tough Gang. Iyo tuvuze Tough Gang nta bandi tuba tuvuze Bulldog, Pfla, Green P, Fireman, ndetse tuzaba dutaramirwa n'abandi barapa, harimo abandi barapa benshi cyane, harimo uwo bita Kenny Kashuti ndetse na Riderman, ndetse n'abandi nka Zio Trap. Turabakunda cyane kandi turizera ko bizagenda neza. Icyumba cya rap ndetse n'abazagitegura n'abazabikora, reka tubifurize ibyiza kandi tuzabashyigikire, tuzabe tuhabaye kugira ngo dusoze umwaka turya show, ibirori ari boom fire. Ndabakunda, nkomeza kukwibutsa yuko iyi ngiyi ari Inuma Media TV, kandi subscribe dukomeze tubana. Icyo ngusabye wikuraho urushinge kuri iki kiganiro. Okay, nta gutinda rero, reka twikomereze. Umunyabigwi mu gukora indirimbo zigakundwa yaba mu buryo bwa production ndetse no kuririmba, nta wundi wamwita Mugisha Fred Robinson, abenshi tumuzi ku izina rya Element. Akomeje kwandika amateka akomeye cyane hariya ku bihugu by'i Burayi, akomeje kuzenguruka umugabane w'i Burayi agenda akora ibitaramo bigiye bitandukanye mu mijyi ya hariya i Burayi ndetse no mu bihugu byaho. Yego, Element rero yatangaje yuko ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka azakora igitaramo yise Eid African Event. Ni igitaramo kizaba kibera hariya mu mujyi wa Hanover mu Budage. Birumvikana ko azaba ari ku munsi mukuru wa Noheli. Yes, Element rero afite igitaramo azabahuriramo n'aba DJ bagiye bakomeye, aba producer bagiye bakomeye, ndetse n'abandi bahanzi bagiye bakomeye, baba aba diaspora b'abanyafrika baba hariya mu Budage, ndetse n'abahanzi bo mwakira gihugu nyine birumvikana cy'Ubudage ko bazaba bakora amateka akomeye cyane kandi bataramira abakunzi babo hariya. Element kandi tumuzi neza yuko ari umuhanzi utagiva kwizima, ukora ibintu bye gake gake yiturije. Twamukunze mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, harimo nka Kashe, Mirere, Tombe ndetse n'ibindi nka Sikosa. Element ararenze kabisa, tunizera yuko abakunzi biba hariya mu gihugu cy'Ubudage biteguye neza kuzishima ku munsi mukuru bagasoza umwaka barya show. Element kandi yanatangaje yuko yavuze yuko mu buryo bukomeye cyane hari igitaramo cyiwe yari yasubitse cyariwe mwana matariki yashize, ariko bikaba bitarakunze ko icyo gitaramo cyiwe kiba. Yatangaje yuko icyo gitaramo cyiwe azaba agikora ku itariki 7 z'ukwezi kwa 2, kikazaba kibera aho n'ubundi cyari kubera muri Norvege. Element rero reka tugume tumwifurize ibihe byiza, tumwifurize imyiteguro myiza, azasusurutse abo azaba yataramiye hariya i Burayi, azahagirire ibihe byiza cyane nk'uko n'ubundi arimo arabihagirira. Element amahirwe masa. Nk'ibisanzwe rero turacyari Inuma Media TV, turahakubereye, wigira ubwoba turi kumwe. Yes, ku munsi w'ejo rero habaye ibiganiro bikomeye cyane byahuje The Ben, Bruce Melody ndetse n'itangazamakuru rya hano iwacu mu Rwanda, ndetse n'abafana b'umuziki nyarwanda muri rusange. Cyari ikiganiro cyari kigamije kuvuga byinshi ndetse no gusobanura byinshi ku gitaramo The New Year Groove kizaba kiba ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka utaha. Birumvikana yuko azaba ari kuri Bonane. Nk'uko mubizi rero igitaramo cyari cyarateguwe n'umu legend wa hano iwacu twemera The Ben Tiger B, akaza kuba yahuza imbaraga mu buryo bukomeye cyane n'umuhanzi Bruce Melody. Akaba ari igitaramo kizaba kibera hariya mu nyubako ya Biki Arena. Hari hashize igihe kinini havugwa byinshi mu itangazamakuru byaba bigaragaza yuko aba bahanzi bombi bari guhangana, ariko ubu bakaba baciye impaka bakihuza, bakaba bagiye gukorana igitaramo muri Biki Arena, aho abafana bamwe na bamwe ahubwo batangiye kugira ubwoba yuko iyi nyubako izaba ntoya, kuko aba bose ari aba legend twakita yuko aribo bayoboye umuziki wa hano iwacu mu Rwanda. Byagenze gute ese muri iki kiganiro n'ibiki byahavugiwe? Ese Bruce Melody yatangaje iki? Ese The Ben we yivugiye gute? Nta gutinda rero mu magambo yiwe, umu legend Bruce Melody yatangaje yuko ari we muhanzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda, kandi banavuga yuko nta n'uwo bakompeta. Yes,
The Ben nawe nta kurya indimi nta no kuraza Nyanza nta no kwiraza Nyanza ahise amusubiza yuko nawe abanza ndetse akanikurikira hano mu miziki hano iwacu mu Rwanda ndetse n'imahanga. Byari byiza, abafana bishimye, buri wese yumvishe imvamutima ziwe, buri wese yumvishe icyo The Ben atekereza ndetse yanumvishe n'icyo Bruce Melody ari gutekereza. Bruce Melody yatangaje yuko ari tayari gutanga ibyishimo kuruta ibindi bitaramo byose yakoreye hano i Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda, ndetse na The Ben ku ruhande rwe nawe yagaragaje imvamutima ziwe, agaragaza yuko yishimye cyane guhuza imbaraga na Bruce Melody kandi yishimiye kuzaba ataramira abakunzi biwe hano mu Rwanda. Yes, The Ben kandi nta gutinda nta no kwica ku ruhande yavuze yuko afana umuhanzi bita Gisa Cy'Inganzo mu buryo bukomeye cyane. Yagaragaje yuko yemera imiririmbire ya Gisa Cy'Inganzo n'imyandikire yiwe kandi yanamwemereye stage kubera ibyishimo n'uburyo akunda Gisa Cy'Inganzo. Yamwemereye stage imbere y'abafana, yamwemera yuko agomba kumuha stage mu gitaramo kiwe icyumba cya rap. Birumvikana yuko Gisa Cy'Inganzo ari umuhanzi twari dukumbuye cyane, abenshi mwamukunze mu ndirimbo nyinshi cyane, yari amaze igihe tutamwumva, ariko abakunzi biwe ndetse n'abakunzi b'umuziki icyo nabashishikariza no kwitabira icyumba cya rap, ubundi mukongera mukiyumvira umuhanzi wanyu Gisa Cy'Inganzo mwakunze muri benshi mu ndirimbo zagiye zitandukana nyinshi cyane. Yes, Bruce Melody rero nk'uko mubizi hari hashize iminsi myinshi tubonye video y'umugabo wa Nyabugogo arimo gusaba Bruce Melody ko yazabasura hariya nyine muri gare ya Nyabugogo akahatembera amasaha make, maze ngo ibyo habonye byose akabikoramo indirimbo maze akayita izina rya Nyabugogo. Bruce Melody rero nta kuzuyaza yubashye iki gitekerezo cy'uyu mufana wiwe nyuma yuko yaravuye muri iki kiganiro n'itangazamakuru ndetse n'abafana cyabere hariya muri Car Free Zone. Yafatiyeho maze yerekeza Nyabugogo, arakugendera Nyabugogo arahatembera, maze ahageze yeretswe urukundo rukomeye cyane n'abafana bagiye batandukana, aho ababyeyi bagiye basasa ibitenge maze Bruce Melody agatambuka, abasore, abagabo, abasaza ndetse n'abandi bagiye bamwirukanka mu buryo bukomeye cyane baririmba bati Bruce igitangaza, itaha iwacu, Munyakazi n'andi mazina yose muzi bajya bamwita. Hariya yeretswe urukundo rukomeye cyane n'abafana we muri gare ya Nyabugogo maze arahatembera karahava. Bruce Melody kandi yaje gukomeza ahatembera, ariko ntago byamworoheye mu buryo bukomeye cyane bitewe n'umubare mwinshi w'abantu bari bashakaga kumureba bamwirukagaho cyane. Bruce Melody rero byaje kumugora ku buryo kugira ngo abe yavana mu ino gare ya Nyabugogo byasabye imbaraga nyinshi zikomeye cyane, yaba ku mabonsa amurinda ndetse byaje no kuba byakwivangamo inzego z'umutekano nka polisi y'u Rwanda kugira ngo abe yava hariya mu buryo bukomeye cyane. Yahamaze igihe kinini cyane, ariko byaje kurangira polisi y'u Rwanda ije kubyitambikamo imucungira umutekano mu buryo bukomeye cyane nko mu region, maze bamwereka urukundo bamushakira inzira arongera asubirayo. Gusa icyo yasize yijeje abaturage ba Nyabugogo nuko ibyo yahabonye mu minsi itarambiranye cyane azaba abikoramo indirimbo kandi iyo ndirimbo ikazaba ibashimisha cyane. Yes, muri iki kiganiro kandi cyahuzaga The Ben ndetse na Bruce Melody byaje kurangira Bruce Melody atangaje yuko bitarenze mu minsi 3 gusa azaba tugezaho indirimbo yiwe yise Munyakazi. Yavuze ati iyi ndirimbo ndaza kuba nyibahereza bitarenze iminsi 3 gusa, ubundi musobanukirwe Munyakazi. Nutarasobanukirwa Munyakazi azasobanukirwa neza Munyakazi ku munsi w'igitaramo The New Year Groove ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere. Nta gutinda rero na The Ben nawe yabaye ateguza indirimbo yiwe yise Indabo Zanjye. Yateguje abafana bavuga ati mu minsi 5 bitarenze iminsi 5 ndabanshyira hanze indirimbo nanjye nise Indabo Zanjye. So wakibaza ufite amatsiko yo kumva izi ndirimbo, wakibaza ese hagati ya Ben na Bruce ninde uzakora indirimbo irenze? Nanjye mfite amatsiko, gusa aba legend mu gukurikirana iby'imiziki bakomeje kugenda bashakisha iyi ndirimbo, ndetse bamwe bamaze no kumva iyi ndirimbo ya Munyakazi, batangiye kubona uduce dutoya twamamaza iyi ndirimbo. Gusa indirimbo ya Ben yo ntabwo turamenya ngo byifashe bite. Ufite amatsiko, nanjye mfite amatsiko, ariko iyi ngiyi bayita Inuma Media TV. Komeza kandi subscribe dukomeze tubane 5 kuri 5 bigana byacu bigiye bitandukanye. Nkomeza kukwibutsa yuko nge ndi Party Breeze.
Yego, uyu nawe muramuzi mu myidagaduro ya Afurika, ni umuregeni, nta wundi bamwita Kiss Daniel. Yatangaje yuko uyu mwaka wamuhiriye cyane, imiziki yamugendekeye neza cyane. Akaba yanatangaje ko yaguze inzu hariya mu gihugu cya Tanzania i Zanzibar. Akaba yavuze yuko rero ariho azajya gusoreza umwaka ndetse akanaharira Noheli. Tumwifurize ibihe byiza cyane Kiss Daniel. Ndi Pati Blaze, wibuke gukanda subscribe ku Numa Media TV. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Pati Blaze again.